nzi icyo nyine icyo mba nkoze umurwayi bumukubise ikinya cy'ukwezi akaba kigenderamo atumva ubabare, ariko iyo habaye ubundi bukwe muri paruwasi umwana yahetse w'inkumi, iyo akoze ubukwe kakanoze gahita kamushiramo ako kanya. Ngaho rero ahantu gupushinga byaturutse ni mu kinyoma, ariko umva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesaya, haleluya. Yesaya 6:5 ku murongo wa 24 haravuga ngo ubwo bazaba, amen, ngo batarantabaza nzabatabara, Imana ishimwe, ngo kandi bakivuga nzumva. Oh haleluya, mareko saya na moria lebrazo toria kon. Ntabwo ibisubizo by'Imana biza mu ikamyo ya kontineri ivuye Mombasa cyangwa Dar es Salaam, ahubwo ngo ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, Imana ishimwe, ngo bakivuga nzumva. Ntabwo bidufata iminsi n'amajoro kugira ngo tuvuge Imana twumve, ahubwo ngo utaravuga Imana ibarangije kukumva, ngo bataratabaza Imana ibarangije kugutabara. Dufite data utagombera kubwirwa kugira ngo yumve, ntabwo agombera kubanza guhamagarwa kugira ngo yitabe, ntabwo atabara kuko watabaje, ahubwo ngo utaramutabaza he already answered you prior to your speaking, already yarangije gusubiza. Imana ishimwe cyane. So context y'iriya nyigisho rero nuko Yesu yari ari kwerekana relationship cyangwa se isano riba mu gusenga. Reka mbivuge gutyo. Hari aho yavuze ngo mu bice bindi icyanditswe kiri muri Yesaya 6:5-24 nahavuze, ni ubuhanuzi bwerekana icyo Kristo azakora. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yesu yaravuze ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza babimusabye? Ni ikibazo. Relationship yacu nayo ishingiye ku kuyimenya, tukamenya ko ari data, twe tukaba abana. Ntabwo ari nk'iriya iri hagati y'uriya mucamanza n'umupfakazi wari waramurembeje, ahubwo relationship yacu na data ni nk'iy'umwana hamwe na se. Imana ishimwe cyane, tugomba kuyenjoyinga. Ndumva nshaka kuza gusigaza iminota mikeya tukayenjoyinga. Iyo umubyeyi ari kwenjoyinga n'umwana we bavuga ururimi bumvikanaho. Imana ishimwe cyane. Najyaga nkunda guterura bebe wanjye ataramenya kuvuga akiri gatoya, tukajya tuvuga ibintu bya bra 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 bra, tukaryoherwa rwose, rimwe na rimwe tukanarira ibintu bitumvikana abandi badashobora kumva, ariko we are already enjoying our relationship. Imana ishimwe cyane. Iyo turi kwenjoyinga relationship yacu na data, tuvuga ururimi abandi bari muri iyo relationship badashobora kumenya, badashobora no gusobanukirwa. Ejo watwigishije yatubwiye ngo ahubwo iyo uri umwana ukanga kuruvuga uba uri kwibona, uba ugifite ubwibone. Data bashaka kuganira nawe, ariko wowe uba wanze, uba wasamye nyine uri kuvuga ngo ntazavuge, ariko ntazavugira muri wowe, ni wowe uzavuga nawe akavuga, ubundi mukenjoyinga. Imana ishimwe cyane. Reka nongere mbisubiremo nk'uko nabivuze muri topic zagiye zibanza. Inyigisho nyinshi z'ubuyobe, inyigisho nyinshi zipfuye ziba mu matorero menshi, zifite imizi mu isezerano rya kera. So umuntu utaramenya cyangwa se utarasobanukirwa isezerano riki cyari cyo ntazigera amenya ukuri, ahubwo azakomeza iteka kuba ari victime ya ziriya nyigisho. Narabibabwiye, Matayo, Mariko, Luka na Yohana banditse inkuru z'ibya Yesu mu buryo busa nk'amateka y'ibyabaye. Byatwerekaga transition, uburyo twatranslatinze abantu bava mu isezerano rya kera binjira mu rishya. Berekanaga icyo twita historic account y'ubumuntu bwa Yesu. Nta message yo mu itorero ireba icyaremwe gishya Yesu yigeze yigisha, ahubwo we ngo yabaga ari kudiringa n'intama zazimiriye mu mategeko. Izihe ntama? Ngo nizo mu muryango wa Isiraheli, ntabwo ari izo mu basinga, ntabwo ari intama zo mu bazigaba, si izo mu baganda, ntabwo ari izo mu batizede, ntabwo ari izo mu bafurero, ntabwo ari intama zo mu banyamurenge, ni intama zo mu muryango wa Isiraheli. Kugeza muri Yohana 16 nibwo Yesu yabumbuye akanwa akavuga message ya nyayo y'itorero, akavuga ko Mwuka Wera, the Holy Spirit, agiye kuzahabwa abigisha, itorero rigatangira. Rero iriya migani yigishaga yari amasomo y'ingenzi. Amasomo y'ingenzi kuki? Ku byabwirwaga abantu bari mu mubiri muri kamere, apana
mu mubiri wa Kristo ni amasomo y'ingenzi ku byabwirwaga ku nyigisho zagenewe abantu bafunze amaso, abantu bahumirije kugira ngo batarebe ukuri, abantu bafite ibinure ku mutima banze kwakira ukuri. Isezerano rishya ryonyine rero niryo ryerekana ubusabane buri hagati y'Imana n'umuntu, kandi ryabonetse nyuma yo kumeneka kw'amaraso ku musaraba. Ubu nibwo umuntu n'Imana bameze kimwe, nibwo binjiye muri relationship imwe, nibwo bari gukora bagakorera kuri frequency imwe, kugeza igihe umuntu amenya ukuri kujyanye n'isezerano rishya. Ntashobora n'umunsi n'umwe guhishurirwa uwo ari we mu maso y'Imana. Azagumya kwifata nk'umupfakazi, azagumya kwifata nk'ibindi, ariko kugeza igihe amaso azafunguka ukamenya ukuri kw'isezerano rishya, the reality of New Testament, ntushobora gusobanukirwa uwo uriwe mu maso y'Imana, ntushobora gusobanukirwa uwo uriwe mu maso y'Imana. Hari undi mugani ndashaka ko dusorezaho, n'ubundi wigeze kuvugaho hano, Apostle yawigishijeho, ndashaka kongera kuemphasizingaho. Ni byiza ko tuwusubiramo kubw'inyungu zo kumenya no kubibutsa. Paul yabwiye Abafilipi, arababwira ngo kongera kubandikira ibyo nayigeze kubandikira ubundi ngo ntabwo bimurambira, ahubwo ngo bibagirira akamaro. Rero ni iby'akamaro kwiga, tukongera tukiga ibintu twize bigashora imizi muri twebwe. Luka 11 bahere ku murongo wa 5 bageze ku wa 10. Ndashaka kunyuramo nihuse cyane, ubundi tugafata akanya gatoya nk'iminota 5 tukenjoyinga this relationship. Imana ishimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Luka igice cya 11 from verse 5. Ni umugani wakomeje gusomerwa abantu mu nsengero, bakawigishirizamo, ariko bakawigishirizwamo bameze nk'abasoma inyuguti za zindi nahoze mvuga. Wakomeje kubaka this system of unbelief mu bantu. Nta resulta n'imwe unbelief ishobora kuguha mu gihe cyose Bibiliya ukiyisoma icuritse, nta kintu ushobora gukuramo ngo kikugirire umumaro. Imana ishimwe. Reka ngusome muri aka kanya kugira ngo ejo nzaze mpera kugusenga noneho ko abari muri Kristo Yesu nanjye ngira icyo nkuvugaho. Umurongo wa 5 arababwira ati, twatangiriye ku mugani, there is no nta narration y'umwanditsi irimo, nta commentaire izamutseho hejuru. Noneho arababwira ngo ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3. Imana ishimwe. Ahantu muri King James ku murongo wa 5 haravuga ngo, and say unto them, which of you shall have a friend and shall go unto him and say unto him, friend, lend me 3 loaves. Mbega nguriza imitsima 3. Ntabwo ari nzimanira, ntabwo yasabaga kuzimanira, yari ari gusaba ideni, yari ari kwikopesha, akikopesha kuri his friend, ku nshuti ye. Imana ishimwe. Ngo kuko inshuti yanjye impingutseho, ngo afite indi nshuti imuhingutseho ivuye mu rugendo, ngo none nkaba nafite icyo nyizimanira. Ngo uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya, namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ku murongo wa 8 ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko izi nshuti zaheko ngo ariko kuko amutitirije biramubyutsa, amuha ibyo ashaka byose. Umurongo wa 9 ngo nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Imana ishimwe. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga akagira gute, agakingurirwa. Look at Jesus. Imana ishimwe cyane. Uyu Jesus ntabwo ari kuvuga ko Imana izatwumva keretse tubanje gusenga. Uyu munsi abantu benshi, abakristo benshi bazi ko Imana ibumva ari uko byagenze gute. Ibintu bibiri, either ngo iyo bari gutukana cyangwa bari kuvugana amagambo mabi, ngo ibiri hafi aho rwose, ngo iri kuri coding ijambo ryose ry'imfabusa riva mu kanwa kabo kugira ngo izaribabaze ku munsi w'amateka. Ngo cyangwa se ngo ikabumva, ikongera kubumva ari uko ngo bayihamagaye bagatitiriza, mbega ngo bakayitaramira, ngo ikabanza ikagubwa neza. Aya bayita amasengesho y'igicaniro. Papa ntago yazi, ngo umuriro ntukazime ku gicaniro. Merutse kubaza umwe hano wari uri kubitubwira, hano ni igicaniro n'ikihe kandi uwo muriro nuwe, birangira nawe atazi ibyo ari byo. Guys, you see this? Abantu benshi mujya mu bintu by'ibigare mutanasobanuje ibyo ari byo, mutanasobanukiye ibyo ari byo. Ni gute umuntu ajya mu bintu atabanje kumenya ibyo ari byo? Ngo afite igicaniro, ngo ku gicaniro ngo ntabwo umuriro ugomba kuzima ku gicaniro. Wamubaza igicaniro n'iki, umuriro nuwuhe, bikakunanira. Long time prayers nizo bita igicaniro. Ngo ayo ku karago, ayo mu rupfu, ugasanga umuntu amaze kanyarira mu buvumo iminsi 7 ahantu bita mu rupfu, ngo yagiye gushakira Imana.
ahubwo se wakabaye umupfu, ni gute ushakira Imana mu rupfu? Basorewe n'ibya jambo bavuga ngo ni gute muri gushakira umuzima mu rupfu, mu bapfuye? Ni ahantu batandukane n'abandi bajya muri Israeli ngo bagiye kumva ya Yesu, ngo bagiye akava yarize ngo nagiye kumva ye, ukibaza sararira ni nka Magadalena nawe agiye akamusanga yazutse. Ntakiri niwe marayika yabwiye ngo mwabapfumwe muri gushakira umuzima mu bapfuye. Yesu ni muzima, ntabwo akibonerwa mu mva, ntabwo akibonerwa mu buvumo, ntabwo akibonerwa mu butayu. Bari barababwiye ngo nimubabwira ngo ari mu butayu ntimuzajye, bababwira ngo ari mu misozi ntimuzajyeyo. Ariko abantu bari kwirirwa mu byumba by'amasengesho, bari kwirirwa mu misozi ngo hari ahantu haba Imana, ngo Imana y'aha hantu. Kumva umuntu ashimye Imana ngo Imana y'aha hantu, Imana y'aha hantu, ngo ahantu nahaboneye Imana, n'Imana itaba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Dusubire ku mugani wacu. Ahantu twasomye aba bantu nta nubwo bari inshuti. Yesu yaravuze ngo ninde muri mwe waba ufite inshuti akayisanga ikamukora biriya bintu? Nusoma neza urasanga uriya witwa inshuti yaraje ashaka ubufasha mu ijoro, ariko ngo ntiyanemererwa kwinjira mu nzu, ahubwo aguma inyuma y'urungi. Bro, windushya man, namaze kugarira man. Mu yandi magambo namaze gushyiraho ingufuri, naryamye wangu kabisa. Yo wananje n'abana ubu turi mu gitotsi n'abana, nuko imagine uyu mutipe kuntu ari umwana mubi. Nta telefone iki gihe zabagaho. Umuntu ari hanze, wowe uri mu cyumba muri kuvugana gutya, akakumva nawe ukamwumva, kandi ngo uraryamye, uryamanye n'abana, uri kumubwira ngo ntabwo nabakangura, kandi ari kukumva. Ya baba, ubundi se ubyutse ukamukingurira nibwo waba utabakanguye? Nimba uri hanze ariko ukumva nawe ukamwumva, hari urusaku rurenze urwo. Bro man, ntabwo ngukatiye rwose, ariko watinze. Urumva nyine ntabwo nabyuka izi saha ngo nguhe imitsima. Bro, igendere kabisa. What a type of friendship! Ubu bushuti bushingiye kuki? Ati inshuti nk'izo ngizo ohereza indubu. Nuko bamwe bahita bavuga bamenya akareferansi bati Imana igukuraho inshuti mwe. So icyifuzo rero cy'uyu twisi inshuti ye cyahindutse wahala. It's another trouble. Ntabwo iyi situation ishobora guhura na gato na relationship yacu n'Imana, ntabwo bibaho. Icyambere, ntabwo dukingiraniwe hanze y'ubwami bw'Imana ngo abariho dusengera, cyangwa ngo abariho tube turi kuyisabira imitsima. Bibiliya iravuga ngo we are one family with him, turi umuryango wayo. Imana ishimwe cyane. Umukuru w'uyu muryango wacu turimo yitwa Kristo, niwe watwise ngo turi bene se. Imana ishimwe. Rero twe nawe ntabwo tumeze nka ziriya ngirwa nshuti ebyiri. Cya kabiri, uriya mushuti ngo yazanywe no kuborowinga, twabibonye mu Cyongereza ngo lend me. Yarari kumutira, yarari kumuguza, yarari muri nguriza. Twe ntabwo tuguza Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo turi gusenga tuba dufite uburenganzira ku bya data byose, nta nubwo dufata credit. Imana ishimwe. Ntago mwumvise ibyo Grand Frère aherutse kuvuga mu minsi yashize, akavuga ngo ibya data byose ni ibyanjye. Hallelujah, all things of my father are mine. Nta deni ntaryo, nta deni dufata mu bya data, nta kwiguriza ngo Mana ngo urumva ngo nigurije mu byawe ngo ubwo ngubwo ngo ari icyacumi ngo nzishyura ukwezi gutaha. Nta deni wo siso, ntabwo so umujya mideni. Nta deni ntaki. We are sharing one inheritance. Hallelujah, we are heirs of the kingdom. Imana ishimwe. Icya gatatu, reka nihute nsoza. Ari gusoza uyu mugani, Yesu nibwo yavuze ibintu bijyanye na relationship ya data n'umwana. Aravuga ngo iyo umwana asabye ikintu se arakibona. Oh haleluya. Ngo iyo ashatse ikintu cyose agira gute? Aragihabwa. If he seeks for anything, he find it, and wherever he knocks, the father opens the door. Igihe cyose umwana yakomangira se isa kingura urugi, ntabwo data wo mu ijuru ya behavinga nk'uriya mutipe wagumishije inshuti ye hanze nyuma y'urugi. No, ahantu uwahakuye revelation yo gusenga abyibagirwe rwose. Ibi bintu niko byahoze mu isezerano rya kera. Abantu babaga bari hanze y'ihema ry'Imana, ntabwo baturaga muri ryo,
kubera iki? Nta relationship, nta sano bari bafitanye n'Imana. Ibi bintu byo kutagira n'isano n'Imana nibyo ba translatinze babizana mu isezerano rishya, bakajya kubwira ngo ntigira bene wabo, ngo ntigira mushiki wabo, ntigira mubyara wabo. Bari kuvuga amasano ya kure mwene data. Imana iradufite, haleluya. Nta nubwo turi bene se bakure, nta nubwo turi abavandimwe bakure, ahubwo haleluya turi bamwe mu muryango w'abizera. Ngo Yesu yahindutse imfura muri bene se benshi. Imana ishimwe cyane. Iyo bo bakeneraga kuyegera, babanzaga gukora imihango inyuranye kugira ngo bazagire access kuri yo, kandi ngo amasengesho y'abazasubizwe. Uyu munsi ntabwo ariko biri, twe turi kumwe na iteka ryose. No, turi mu ihema rimwe nayo. Imana ishimwe. Iryo hema ni umubiri umwe, ni umubiri wa Kristo. What we do always is to enjoy our relationship and fellowship. Twishimira iteka ryose isano n'ubufatanye dufitanye nayo. Twishimira muri yo. Iyo dusabana nayo, nabibabwiye ngo tuba turi kuvuga ururimi rumwe nayo. We are going to pray one tongue with him. 3 minutes. Open your microphone. Bwira data kumukunda. Speak in unknown tongues. The tongues which are not of men but of God. Imana ishimwe cyane. Vuga mu ndimi z'umwuka. Ubwire data. Lemo sota rimakari yababa. Nushaka wenjoying. Naguhaye iminota 2 cyangwa 3. Tell God how much you love him. Every opportunity ubonye, jya wenjoyinga this relationship, even naho yaba ari umunota umwe, jya ubyenjoyinga. Ubu ngubu narindi kubereka mu gihe uri gusoma ibyanditswe ukagwa kuri revelation, ukamenya ikuntu uri umwana w'Imana. Iminota yagiye pisi hangane, ariko you can keep enjoying. Mba ndi kukwereka nusoma ijambo ry'Imana ukabona uguye kuri Kristo, ukabona umenye bwa busabane buri hagati yawe nayo, nukazajya uturiza aho ngaho. Jya ubanza wenjoyingemo gake ukuntu, jya uhita ufungura parabo sirabo bori yababa lema rosa kori yamandere bosika parege bo shabramandere globari ya prozistras. Nta kibazo kirimo mu iteraniro ry'abera. Bibiliya iravuga ngo abari mu ruhande rw'injiji nibo bagiraho ikibazo, ariko we are not ignorant. Hano turi mu iteraniro ry'abera. Ntuzabikore mu giterane, ariko mu materaniro y'abera jya ubikora. Imana ishimwe cyane. Nuba uri wenyine, nuba uri mu cyumba uri gusoma Bibiliya, enjoy this relationship with your father. Makosha brama kosi yatoria le marakos kranila grogistra zetaine. Mu minsi yashize ndabyibuka twari turi kwiga iri jambo mu rugo, njyewe na madamu tugiye kuryama turabanza turasenga, turavuga ngo now we are going to enjoy our relationship with our daddy God. Tuvuga mu ndimi ndanje ndamubwira ati stop mu gitondo ndajya mu kazi, nzajya nsengesha umwuka kandi nsengeshe n'ubwenge. I thank God ko iyo turi gusengera mu mwuka duhabwa n'ubwenge. So this prayer of pushing, they are not the prayer of understanding, they are not the prayer of ntabwo ari amasengesho y'umwuka, ahubwo ni amasengesho ya ignorance. Iyo knowledge ije, ignorance irahunga mu izina rya Yesu. I'm going to pray for you. Guhera uyu munsi wa none nimwakire knowledge mu gusenga. Musenge with the right motive, musenge not with these wrong motives. Musenge kubwo kwenjoyinga relationship mufitanye na data. Mwe gusenga musabiriza kubera ko ntimuri abasabirizi. You are not the render. Nta nubwo muri abantu baguza, ntago mujya kwikopesha kwa data. Ibya data byose ni byanyu. Kwa data biranagana n'ugusoroma n'ukwakira. Mu izina rya Yesu Kristo nimwakire imbabazi z'Imana, nimwakire iby'Imana itanga. Imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu kubw'ubuntu twarayihawe umunsi twihana ibyaha,
Take it in the name of Jesus Christ. Marosa kosha bramande egrobaria grogistras elemaria crogestrozetine. How we pray in the New Testament, I will speak on it tomorrow. Nukuba urimbere yadata, with this much, with this full of confidence, and you say, Father, in the name of Jesus Christ, I receive this and this and this, and then you go, then you speak in tongues, then you thank the Father, ukamushimira, ukamubwira ngo data ndagushimiye yuko naraganywe na Kristo. Hallelujah. Marako shabra makos krateria gramendro zekraine oria babasendere boshaine. The more ukora ibi bintu uzashiduka nta byifuzo ukigira. Hey, uzasanga nta personal request ukigira. Uzasanga nta byifuzo bigushingiye ukigira. Ahubwo uzasanga ibyifuzo byose ari nkumenye, itorero rikumenye, bene data bakumenye. Marazoko bramaka jetori kamandere bosaine. Ni gute wasengera umufuka w'umuceri? Ni gute wasengera ibirayi by'ifiriti? Ni gute wasengera amamodoka cyangwa amazu? Ni gute ibi bintu? Mereko sabramindro ogragistra anglatina lebareko skradila angrogistras legrotainas. Ntabwo bibaho mu cyare mwigisha. Ntabwo ibi byifuzo twabaga twashyize ku bupapuro ngo mana uzampaye amanota, ngo mana uzagire gutya, mana uzagire gutya. You speak in tongues and you know that Christ has become your wisdom. You know that you have the wisdom of God. Imana ishimwe cyane. Ibintu ntarige nabihishuriwe niga muri kaminuza. Najya njya gusenga nkavuga ngo oh Father, you are my wisdom. Ngiye gusenga kakanya, ngasenga, namara gusenga nkumva within my spirit hajemo ijambo rivuga ngo niwiga uriga ibizaza mu izina rya Yesu. Nkahita menya ko muri modiri 10 ngomba kwiga nkiga ibizaza mu kizamini. That's how we pray. That's how we live in the New Testament. Abantu bakambaza ngo wigira hehe? Ntabwo nigaga byose kuko ntabwo mfite umutwe wo gushyiramo ibintu byose. Imana ishimwe cyane. Rekos krobari gramendroze kraperagoria babahaya boshete. Can someone prophesy over his life? Hari umuntu wahanurira ubuzima bwe muri kano kanya? I come nago barekos krateria grogistros. Speak the word of the Spirit. Vuga ijambo ry'umwuka. Urivuge over your life. Please give me 1 minute. Speak in tongues and pray over your life. Prophesy in the name of Jesus Christ. Marakosiatoria. Uvuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Mende gobaria crogestrozetine. Uvuge ngo nta ntwaro nimwe bacuriye kundwanya izagira ikintwara. Mende gebosia. Lebramakose rakoria bramando ya bobosike. Uvuge ngo ubwenge bw'Imana ubyature ku buzima bwawe. Come on. Marasoto riba karia baba ayaboboshe gerebo rima sangro zetile mongrene. Jebare kuskave kaire. Usenge ahuri nijoro uvuge ngo ndutsinzi kurushaho. Uvuge ngo ndutsinzi kurushaho. Uvuge ngo ndushirishwaho kurusha n'uwadukunze. Come on. Ejo kuwa kane ndabamuye mu masengesho. Tugomba kongera tukicara tugasenga tukavuga ibitwerekeyeho. Tugomba kwicara tugasenga tukavuga ibitwerekeyeho. Ntabwo impamvu igihe tumaze twiga ubutumwa bwiza hari abantu bibagiwe yuko tugomba kuvuga tukanavuga ibitwerekeyeho, tukabwira ibyacu byose. Dufite ururimi rurema mu izina rya Yesu. Dufite ururimi rubwira ibitariho bikabaho mu izina rya Yesu. Lebrazotoria mandere boshine close. Hallelujah. Absence y'ikintu icyo ari cyo cyose, absence y'Imana mu buzima bwawe ntigomba kubaho. Ahubwo hagomba guhora hariho presence y'Imana mu buzima bwawe. Ituma ugira amagara mazima. Uburwayi ni iki? Nuko haba habayeho absence y'ikintu. Niyo mpamvu ujya kwa muganga bakaguha ibinini kugira ngo n'imiti ngo bize bikonsole ya absence. Ariko when you have a spirit of God, when you know that you dwell in the Zion, hallelujah, when you know that you dwell in the city of the kingdom of God, iyo uzi ko uri ahantu hera, where the people ngo batajya bataka indwara, uravuga ngo I refuse to be sick in the name of Jesus Christ. Imana ishimwe cyane. Mwene data wayoboye gahunda, reka musubize ijambo, ariko ejo please, ejo kumanywa ntimuzasibe, turi gusenga. Ikindi cyifuzo cyanjye nuko iyi topic please, iyi topic ko mbona mushaka kuyisoza kare. None se turava ku gusenga koko tutabyumvishije, tudasenze tujye he? Emma usiko ejo watanze amatangazo nkumirwa. Ego ko tugomba gufata nk'ukundi kwezi. Come on, karingino.
Amen, amen. Haleluya, haleluya. Imana iguhe umugisha papa Olempe, Imana iguhe umugisha cyane, kadusabire papa Olempe umugisha. You are a blessing. Imana You are a umugisha blessing. ijambo ritambutse, kandi namwe Imana ibahe umugisha ko mwagumanye natwe. Okay, ujya mwanya wo gushima Imana, umuntu waba ufite ishimwe, iyo niyo mwanya. Okay, kame umwanya peace. Amen, 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 amen. Imana ishimwe, ndumva nishimye, ndumva nuzuye ibyishimo n'umunezero mu mutima wanjye. Imana ishimwe. Nshaka gushima Imana ariko nanatangaga testimony, dore ko mvuga amagambo menshi, ndavuga makeya. Nanjye nshyize icyubahiro cyinshi cyane kuri papa Olempe watwigishije ku bintu bya Holy Communion. Mana yanjye, hari indwara najyaga ndwara, nari maze imyaka 6, uyu ni umwaka wa 6. Buri mwaka yaragarukaga, yazaga rimwe, hagize ibice birenze imwe mu mwaka. Buri mwaka yarazaga ariko ikazamo rimwe, ntazi ngo ni iki kiyitera, kamara nk'icyumweru ikikira. Ejo bundi kuwa mbere nari narayibagiwe nyine, ntabwo njya nyibuka ari uko igarutse. Ejo bundi kuwa mbere nijoro numvise ntangiye kuzana uburibwe nyine, numva uburibwe butangiye kuza, nikamenya ko igiye kuza. Mana we, ndara ntekereza kuri Holy Communion, nirwa ngitekerezaho ndi gushaka ikintu ndakoresha Holy Communion nta kibuze. Nijoro abandi bose bagiye kuryama, mbona koko hari utuntu nshobora gufata nyine nkakoresha Holy Communion. Nicara ku meza ndadufata, ndavuga ati ubu ngubu ngiye gusenga mfate Holy Communion. Ubundi ndangije ndatangira rebosha kataya, ntangira ku speaking in tongues. Noneho ntangira gutekereza ku murimo Kristo yakoze. Ntabwo natekereje ko iyo Holy Communion ngiye gufata muri ako kanya igiye kunkiza, ahubwo nayifashe ndi gutekereza mfite mentalite y'uko nakize already, nta ndwara yo mu buzima bwanjye, namajije gukira ibyo bintu mpora ndwara, ngo mpora mbirwara, mfite mentalite y'uko byarangiye ntazongera kubirwara. Nyine ndi gutekereza ibintu umubiri wa Kristo wakoze igihe bari barimo barawudihagura nyine. Mana yanjye, speaking in tongues and speaking paka nyine numvishe birangije birarangira ndaryama. Wari umunsi wa 2, buri guke ku munsi wa 3 nari nzi ikintu kiri bukurikireho, nyine step yari ikurikiyeho kuri iyo ndwara nari nyizi. Imana ishimwe, nabyutse nakize. My God, Imana ishimwe, mbese nyine Imana ihabwa icyubahiro ku bw'icyo yakoze ku musaraba. Imana ishimwe, ndumva nuzuye ibyishimo, ndumva nuzuye umunezero, bya bintu birakora. Amen, murakoze. Amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro ku bwa peace. Ntaho utazibuke guhamagara Melissa, ndabona ngo wacu ndagiye kuryama kuri byakibuka. Okay, Imana iguhe umugisha. Nta wundi muntu ushaka gushima. Okay, ndashima Imana rero ko ndashima Imana ku bw'ino fellowship, ndashima Imana ko yabanye nanjye, ndashima n'Imana gukomeza kurinda umuryango wanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Okay, kanakire na Yizi. Banza yari yibeshye. Okay. Amen. Oya, ntabwo nari nibeshye. Amen. Okay, urakoze. Ndashaka gushima Imana, ndashima Imana ko nari maze igihe ndwaye cyane, ikibazo kindemereye. Nyine hari ukuntu umuntu arwara akibaza se ugakeka n'ibidahari, ariko ndashima Imana ko n'ejo nagiye kubona nkabona igisubizo kiraje. Imana yanjye, navuze Imana ishimwe, ndavuga se ni Imana ibikoze cyangwa biragurutse. Imana ishimwe, ndashima Imana ko yankore umva nire nishimye. Imana ishimwe cyane, ni ukuri.
Imana ishimwe ku bwawe nayizi, Imana ishimwe. Okay, gahunda zanjye zigeze ku musozo. Imana ibahe umugisha mwese ko mwabanye nanjye ko mutansize. Kanakire pastor wacu Mpano adusoreze. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, uri umugisha cyane Kariza, warahezagiwe Papa Olympe, n'umugisha cyane kandi mwese mwarahezagiwe. Dukomere Imana amashyi menshi cyane ku bwanyu mwese, dushimire Imana ku bw'uyu munsi wa gatatu turi kwiga, kandi akaba umunsi wa 8 turi kwiga ino nyigisho. Imana ishimwe cyane ku bw'ibyiza byose twaboneye muri Kristo Yesu. Turashimira Imana kandi ko tugenda turushaho guhindurwa no guhindurirwa gusa na Kristo. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Ndashaka kubasaba kugira ngo twese ubwo turi mu cyumweru cyo gusenga kandi tukaba duhuzwa no gusenga buri munsi, reka tubigire umuco, reka bihinduke ubuzima bwacu. Ibyo twiga mu ijambo ry'Imana tubikore nyine, tubyireberemo, tubipracticinge. So twashyiramo akabaraga, tukajya tuva mu kazi kare, tukava mu nshingano wenda kare, cyangwa ukajoyininga iminota mikeya tugakora practice hamwe, bizajya biba byiza. Muri umugisha cyane. Ndatekereza ejo tuzatangira kubikora, cyane ko ejo kuwa 4 ku manywa tuzahura. Muzazinduke, tuzaba dufite umwanya uhagije wo kubikora, gusengana. Kera najyaga mbabwira ngo muzazane ngo ibyifuzo byanyu, ahubwo muzaze mufite imitima yuzuye amashimwe. Dushimire Yesu umurimo yakoze. My goodness, yes. Dushimire Yesu umurimo yakoze muri twebwe, Imana ihimbazwe. So rero mureke dushimire Imana twese hamwe muri uyu mugoroba. Dushimire Imana kubwa abana bayo yakoresheje mu cyumweru gishize ndetse n'iki ngiki n'abazakora. Natwe dushimira Imana kubw'ubuzima bwose dufite muri twebwe. Kandi ndagira ngo niba ufite ahantu babara, niba ufite anything you are struggle with, ikintu cyose uri kumva kitari guhereza umubiri wawe umutekano muri aka kanya, cyangwa se ibitekerezo, cyangwa se anything mu mubiri wawe kitari kugenda neza, aka kanya watuza akanwa kawe ko wakiriye ubuzima, wakiriye amahoro, wakiriye ibyishimo, wakiriye ibyiringiro, kandi twishimira iteka mu mwami wacu Yesu Kristo. Redo shigarabande lebra la shuta radaba erebro zatalande lebra kusha taradaba emperusa tala la bashe kedebe reblalando le sikaradaba rentelebra goshe gedebe. Oh, thank you Jesus. Ndagushime kubw'ubuzima bwuzuye dufite muri wowe. Ngushime ko indwara zose zakiriye muri wowe, twakira ubuzima bwose buri muri wowe Jehova. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Adonai. Turagushime ko twakiriye amahoro, twakiriye ibyishimo n'umunezero biri muri wowe Kristo. Twakize depression n'ibindi byose na anxiety in the name of Jesus. Muri we dufite amahoro, muri we turatuje. Come on church, reka dusengane mu izina rya Yesu Kristo. Lelo shakaradaba belilando zebrakosha talia rekosha talante rebrakosha talada. Ndatura amahoro y'Imana, umukira kureba ndetse no kubona Kristo yarangije kwizina rya Yesu. Ababene data stela mando lebra kusata tugenda tusobanukirwa mind zacu ziba runyuze, maze tukarushaho kumenya ubushake bwawe bw'igihe ubuzima bwacu, ubuzima bugusha ubuzima bwawe, ubuzima bugusha
cyubahiro imbaraga thank you zabo. Jesus Let the joy of the tekasha Lord is their strength. In the name of Jesus, Tashilando Brakosata, Ebelindo Zanta Lamande Lebosataria, ikintu cyose mwami cyari kiwushye ndagitegetse mu izina rya Yesu, uyu mutima n'ubuhokeye kunezererwa Kristo buri munsi. Oh hallelujah, thank you Jesus. Ndahamagara mwami n'abariya bagiye ariko mu izina rya Yesu dushimiye inkuru nziza ibagezeho kandi yabagezeho. Elazo Drebrakosata Lamande Leboshe Karadaba Entolesa Remande Lebra. My God, glory, tukumvira hano kandi twakirira mu ijambo. Ndagushimiye mwami mu izina rya Yesu, ndagushimiye ku bw'abana bawe wakoresheje, ndagushimiye abo umaze gukoresha kandi n'abandi mwami bazatuganiriza. Ndagushimiye ku bw'umwuka wawe wera mwinshi wabujuje kugira ngo bagabure ibyawe kandi kugira ngo itorero rikomeze kuba edified mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ku bw'umuntu wese tubana hano ko ari umutsinzi no kurushaho mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen. Glory to God, glory to God. Amen. Mwahindutse umugisha, muri umugisha cyane. Hey my God, ngiye kujya mbahanurira noneho nimukajye mutinda cyane, mujye muzinduka duhanure mu izina rya Yesu. Ya muri umugisha, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera natwe twese abene data bose n'ibihe bidashira. Amen. Papa Olempe, we honor you, we love you so much, we celebrate you kandi uri umugisha cyane. Amen, amen. Man of God, umuntu wambwiye ngo second service ngo izagaruka ari uko ngo mwagiye mu ntuza, ngo ari uko ngo mwagiye mu biruhuko.